ntabwo umwana ari umuntu umwe, sibyo se? Umubyeyi ashobora kuba mwiza ariko nyirakuru akaba mubi. Umubyeyi ashobora kuba mwiza ariko baramuna cyangwa ba nyirasenge bakuru b'umwana bakaba babi. Niyo mpamvu umuntu yagiye kwakiriza abana akora uko ashoboye kose kugira ngo n'abavandimwe bazi. Ababyeyi baba bana bashobora kuba beza ariko abaturanyi bakaba babi, sibyo se? Mbese umwana ntashobora kuvukana imico myiza, nyina ari mwiza ariko abaturanyi baba babi, umwana nakaba mubi. Niko bijya bigenda. Abo basengana nabo n'abavandimwe. Niyo mpamvu abo musengana nabo iyo bitwaye nabi nta kabuza n'abana baba babi. Niyo mpamvu umuntu wese afite uruhare mu kugira ngo abana bazakure bashimwa n'Imana n'abantu. Amen. Mbere wajya kubona umwana yakosheje ukagira ute? Kamukubita. Wamara kumukubita atari n'uwawe, nyina yaza akagushima. Ariko twaje ngo ntawe wikubita umwana utari uwe. Ariko reka twihuta tutabyimya umwanya, turajya mu gitabo cya Samweli, igice cya mbere, kuri paje ya 259 mu Isezerano rya Kera. Batubwira hariho umugabo w'iramata y'Umusafimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yoramu mwene Eruhu mwene Tohu mwene Sufi w'Umwefurayimu, kandi yari afite abagore babiri. Yari afite abagore bangahe? Yari afite abagore bangahe? Ariko umugore umwe yarabyaraga, undi atagenza ute? Atabyara. Umugore umwe yitwaga nde? Abari gusoma umwe yitwaga undi Penina. Uwabyaraga yakinaga ku mubyimba utaragenza gute? Utarabyaraga. Maze uyu mugore yari afite umugabo kandi ugenza ute? Umukondo. Uyu mugore hano niwe ari umugore mukuru, niwe ari umugore muto? Niwe ari umugore? Niwe ari umugore mukuru atabyaye, umugabo ajya gushaka umugore wa kangahe? Ariko nubwo rwose agiye gushaka uwa kabiri yari akunda umugore wa mbere kuruta abandi bose. Ngo akajya ajya gutanga ituro ku rusengero, agafata umubare w'abana wa mugore afite akabahereza ituro, ariko wa wundi nubwo ari ingumba nawe akamuha ituro ringana n'iryo wa wundi ufite iki? Ufite abana, kugira ngo atabateza ishyari. Ariko uyu mugore n'ibyo bamuhaga byose ntacyo byari bimaze, kuko atarafite iki? Atarafite umwana. Nuko ajya ku rusengero. Icyo gihe hari umutambyi witwa nde? Witwaga Eli. Arangije arasenga, aravuga ngo Nyaguhoraho, Mana nsenga, ndakwinginze kumpa umwana, kandi uzampa umwana w'iki? W'umuhungu. Mwana w'umuhungu. Nuko Eli aramubwira ngo uzageza he isindwe? Ntabwo nasinze, ahubwo mfite intimba yuko nta rubyaro bwenje uteye. Nta masengesho. Nuko arangije aramubwira ngo ndakubwira yuko kindi gihe n'iki uzafite umwana w'iki? Amen. Kindi gihe n'iki? Ababyeyi muraho? Ababyeyi muraho? Abakecuru ufite imyaka 40 kuzamura nazamura ikiganza. Ufite imyaka 40 nazamura. Umumama. Hari ababyeyi iyo umuntu agiye gukora ubukwe bari batangira kubarigiye umuntu yakoreye ubukwe, bakavuga ngo yakoze ubukwe mu kwa kabiri, nzareba yuko azabyara byibuze mu kwa mbere mundi mwaka. Batangiye kubara ngo barebe yuko atakoze ubukwe agenze ute? Agenze ute abakecuru? Hari abazi kubera bifite icyumweru. Kakora ngo shara mwana twite. Tabe kubwira pasiteri ahubwo ubukwe bwarangira agatavuga ngo abadivansi basezerana agenze ute? Amurese ko matari kuvuga. Abakecuru ni mwendi ngo nimwe muzi kurebera. Se hari umusaza wapfa kumenya ngo umusaza umugore wajyagera mu mezi ane atwite atabizi, yajya kumenya umukobwa w'ahandi ko atwite? Niyo mpamvu y'abakobwa batwite baze batuka ba nyina ngo mwari mubizi.
Iyo abasore bagiye gusambana batari bashaka baravuga ngo Mana undinde gutera inda. N'umukobwa arasaba akavuga ngo Mana undinde gusama. Ariko iyo bamaze gukora save the date, bamaze gukora ubukwe, bamaze kuvuga ngo mubaye umugore n'iki, amasengesho arahinduka. Namwe murebe umuntu usenga ari gusambana akavuga ngo mfashe sinsame, unavuga ngo Mana mfashe singaze singereka. Hari igihe Imana yumva ryasengesho ryawe wasenze wanashaka ntubyare. Hari n'ababyara cyangwa bakagira bagatwita, bamara gutwita bakazikuramo nabo bagaheruka. Ariko Hana we ntabwo yari yarigeze asama ngo ayikuremo, ntabwo yari yarigeze asenga ngo Mana mfashe singasame, ahubwo yahoraga avuga ngo Mana uzampa umwana. Maze ariko umwana aramubura. Ukwezi kwa mbere kurashira, umwaka wa mbere urashira, umwaka wa kabiri urashira, imyaka iragenda irirenga. Bamugirigera amashakira undi mugore, barangije nawe arabyara, arongera arabyara, ariko atarabyara. Maze arasenga, Imana iramwumva, imuha umwana w'umuhungu amwita Samweli. Nuko Samweli aravuga ngo Imana nimpa umwana w'umuhungu, nta kabuza nanjye nzamutura Uwiteka. Amen. Nzamutura iki? Nzamutura Uwiteka. Nuko wa mwana w'umuhungu amaze kumubona, Hana ngo yamwonkeje imyaka ingahe? Yamwonkeje imyaka ingahe? Nta bantu basomye. Imyaka ingahe? Yamwonkeje imyaka 5. Amaze kumwonsa imyaka 5, amujyana hehe? Mu rusengero kwa Eli. Maze umwana bana na Eli. Nk'uko umwaka utase, ngo yamudoderaga agakanzu keza, akakajyana hehe? Ku rusengero. Nyuma y'iki? Ariko Amidara mudasigiye nyina umwana, agiye muri Amazone, hashize iminota 30 arahamagara. Muri break agahamagara, ntaragihamagara Serge, akaba ari guhamagara nyina ngo amenye ko umwana ageze ute. Amen. Ariko Hana aravuga ngo nzajya kureba umwana wanje ariko makugenze ute. Benga umugore wari ufite umutima. Maze amaze kujyana wa mwana, umwana kurashimwa n'Imana, akurashimwa n'abantu. Imana niwe muhanuzi wa mbere wabaye nyuma yuko bari bamaze kwanga iki? Imana. Amen. Niwe muhanuzi wa nyuma wagiye kwimika umwami. Niwe wa mbere watangiye kwimika abami. Yimika nde? Sawuli kandi yimika na Dawidi. Icyanga abana banyu bakazajya basengera abapasiteri. Icyanga abana banyu bakazakurira mu rusengero. Ariko reka mbabwire, uyu mwana amaze kubaho, nyina amaze kumutura Uwiteka, ngo Imana yongereye Hana imuziburinda koko akomeza arabyara. Imana imwongerera n'abandi bana. Aba bana ni mu batura Uwiteka, n'abandi muzabyara nabo bazaba Uwiteka. Abenshi ni imfura mashi kwakiriza, sibyo? Umwana ngo iyo ngo ukura yiba, ngo wiba hetse yigishwa hehe? Iyo ufite mwene nyoko w'ikirara, ariwe mukuru, amahirwe menshi nuko n'abandi baba babibirara. Hanyuma umuntu amaze gushaka nsoza, aravuga ngo Mana umfashe nzagira ute? Tabya! Niyo mpamvu umuntu gusa aravuga ngo uzabyara hungu, Imana izabahita kurya. Ariko tugasenga yamasenga, tutazi yuko isengesho umuntu yasenze bwa mbere ryamaze kumvuka. Imana ishimwe yuko mwabyaye. Hitaye ko mwabyaye wenda gihe kigeze cyangwa kitageze, icyo Imana ishaka ni kimwe, nuko mwabyaye kandi umwana akaba ari muzima kandi akaza atari impanuka. Mukobwa utaratwita, mubyeyi utarabyara, kuvuka k'umwana ntabwo ari impanuka imbere y'Imana. Ashobora kuba impanuka imbere yawe, ariko ku Mana ntabwo ari impanuka. Umwana wese avuka Imana imufite mu mugambi. Reka aba bana Imana ibagireho imigambi. Natwe tumaze gukura, reka twongere twerezwe Uwiteka, twongere twakirizwe mu rusengero. Imana turebana amaso y'imbabazi mu izina rya Yesu. Ndasaba abakuru b'itorero, buri muntu ahereze umukuru w'itorero umwana. Abana
Pastor ngira abakunzi. Ngaho mureke dusenge, abo bishobokeye bapfukame.